reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube Yambi TV official ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo utarakora subscribe ariko mukamukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Niba yibuka igice cya 38 cy'inkuru ko nazinutswe urukundo muri kweko cyarangiye ubwo Blaise yaravuye Remera ari kuri moto, hanyuma ubwo yerekezaga ku murindi nyine akaza kubona amahushuka umuntu usana Sylvie. Ese Sylvie yaba ariho? Ese Sylvie yaba yarapfuye? Reka dushira amatsiko rero twumva igice cya 39 cy'inkuru nkibutsa kurura munsi yayo ukareba ahari butukura yanditse ijambo subscribe ugakandaho ugahita ukana komenyetso k'inzogera gahita kaza ku bande kujya mu dishiro cye cya 40 uzahite wacu ubutumwa bugufi kumenyesha ko igeze ugahita ucyumva. Wandangiraho mpungira urukundo nakwiruka ariho ngana, haba mu mazi nakwidumburamo nkacubira nkabura, haba mu mwobo nakwinanguriramo, haba mu isayo naregitiramo nkarengerwa, cyangwa haba mu mwijima nazimriramo ariko nkabonaho ndwikinga nkahumekaho gato, ariko ubundi se naruhungira he ko rumbungamo, aho najya hose rwangendamo kuko niyo najya aho rutaba narubakongezamo. Rero reka mpame hamwe rumpondagure nk'amahinda amwe yo mu muhindo, rungaraguza agati kurya narwigabije. Abahiriwe narwo mwimpu rw'amenyo nahabo rwagumiye mu nsange twisungane dukomezanye wenda bizaza. Ese ko mbona ibyo uyu munsi binkomereye butosho ibyejo byo ntibizankukana, none ko mbona urukundo rwa Sylvie narwiyambuye nkarwambika umutatwa wanjye Deborah wambyariye imfura, ariko rukarukomeje kunkurikiranaho kwimwagirwa burundu ngo runsibanganemo, ahubwo akaba ari kungarukamo buri kanya amateka yanjye nawe akankururukaho nk'umugezi utagenda ngo ushire inyuma, akagenda yiganza mu bitekerezo byanjye nk'umusatsi bogosheje ubundi ukaba washokonkoye. Icyampa impano yo kwibagirwa nakwihanaguramo burundu umukobwa Sylvie usigaye ansura no mu nzozi. Icyampa impano yo kwibagiza nasiba Sylvie mu bwonko bwa Deborah wanjye, Aimable Ernest na mukuru wanjye nabo nayibagiza izina Mutuyimana Sylvie, ahari nahumekaho kabiri. Nifuzaga kwizeza bose ko Sylvie yapfuye cyane ko amaso yanjye yamwiboneye, ariko uretse abanzengurutse bashidikanyaga umutima wanjye nawo wari kabutindi kuko wibazaga izo nkuru ziramutse zibaye impamo uko byagenda, kuko nibazaga impamvu umurambo we wahise wongera kubura tutamutwaye ngo tumuhe icyubahiro akwiye tumushyingure. Uyu mutwaro wawuntura namutura ibyiza byose ntunze, namwirahera kugeza nshizemo umwuka. Uko nagakatanye na motari ngo tugaruke kureba wari unyuze mu jisho nkabona asa na Sylvie simbi na buri irengero, noneho icyabuzaga imodoka kwihuta ubanza cyaravuye mu nzira turihuta ngo dusatire aho nari ndabutswe Mutuyimana. Twarahageze ndaranganya amaso mbona ntawe mbona, nsaba motari kwigira imbere ho gato kuko ubanza ariho yarageze, maze naho mbona ntawe ndeba, habe no kubona ikimenyetso cy'imyenda nari namubonanye. Ubanza nari narebye nabi pe, cyangwa se wenda yarahise atega kwihuta, wasanga ataha muri izi nshaka batakiri muri uyu muhanda munini. Ariko ubundi ubusinzozi cyangwa ibitekerezo by'abaringano bakiyeho nkiremera ishusho y'umuntu udahari. Ubundi ko mbizi Sylvie yapfuye kuki mushaka nkaho ntiboneye umurambo we? Ese kuki ngendera ku bitekerezo by'abantu badafite amakuru na makeya nkumva ko Sylvie yaba akiriho kandi ari njye wagakwiye kubahamiriza ukuri? Oya rwose sinarota ku manywa pe, isura mbonye nta kuntu yaba atari we. Nyuma y'ibyo bibazo uruhuri nibazaga nabwiye motari kureka nkavaho nkakomeza gushakashaka uwo nari ndabutswe nkamwitiranya n'uwahoze yihariye umutima wanjye. Motari yambajije niba arantegereza mubwira kwigendera, ndamwishyura nikomereza ubushakashatsi bwanjye nka bumwe bwanzikoraho. Natembereye muri ako gace ngo ndebe niba nabasha kumubona. Sylvie arabura neza bunyiriraho, nkeka ko ahari ari umuzimu we nari mbonye, cyane ko nari mbonye ntambago yari agifite. Mbitekerezaho neza mbihuza n'inzozi sheri wanjye Deborah yigeze kurota ubwo ngo yamusangaga kwa muganga, ngo uretse kugenda nk'ucumbagira nabwo ntambago yari afite. Ntangira kwihindura umusazi nishinja guhubuka no kubona ibitariho cyangwa kwitiranya ibintu kubera hari ihungabana ryari ryaranyatatse ntabizi. Natunganyije umutima wanjye nkubaza impamvu udatekereza neza ukantera gukora ibintu nakwicuza. Numva ndiyanze ndahagarara ndiyumvira ngo nshyire ubwenge ku gihe menye icyo gukora, nsanga nkwiye gufata igihe nkasenga. Nubwo nari nakijijwe ntabwo nari nakagiye gusengera mu rukore, numvaga bingoye kwitandukanya n'inshuti zanjye n'abavandimwe, ariko cyane cyane abaturanyi twari dusanzwe tujyana gusenga aho nasengeraga mbere, ndetse n'umugore wanjye cyane ko ntari nakamubwiye ko nakiriye agakiza. Yari asigaye abona ntasahinda cyane, akumva ko ari ukwitwara neza bisanzwe cyangwa ko ari ukubera ko nabonye uruhinja. Namaze kubona ko mwayembuze wari undaje ishinga, mfata indi moto ndataha. Byari nka saa moya z'ijoro. Nageze mu rugo mpita nirohoreza mu buriri numva nta kintu nshaka, nta muntu n'umwe nshaka kuvugana nawe. Mu mutima harimo gushaka umuti wakemura ikibazo nari mfite. Ntabwo nari nzi aho najya ngo menye ukuri ku rupfu rwa Sylvie.
Madamu yankurikiye mu gitanda abonye ko nje ntishimye, musaba ko utamvugisha byinshi, abona amazi atakiri yayandi, aratuza akora ibye, arangije araza araryama. Naricecekeye nk'uwasinziriye, ariko nari maso nibaza ibibazo bidafite ibisubizo. Namwe nimumbwire, ese ubu nari gutinyuka nkabwira sheri wanjye ko nanjye nabonye umuntu umeze nka Sylvie? Oya pe, sheri Deborah yaranyizeraga ku buryo iyo ndihingutsa nubwo nari kuryongeraho ko namukurikiranye nkamubura, yari kubifata nk'aho Sylvie ari muzima, kandi ari no kumaza impamvu namukurikiranaga. Rero ku muntu uzi ingano y'urukundo twakundanaga njye na Sylvie, umwana twabyaranye ntiyari ahagije ngo Deborah yizere ko atagiye gusubira kuke ko guhanganira umugabo na Sylvie. Ni urugamba atarakeneye kumva mu matwi ye. Gusa uretse na Deborah, nanjye natangiye gusa n'uwemeza ko Sylvie ashobora kuba akiriho, nshingiye ku kuntu umurambo we waduhishwe. Nkeka ko batinye ko twajya kupima tugasanga atari uwa Mutuyimana Sylvie. Gusa imyaka 2 yari ishize, siniyumvishaga ko abantu baba bataribagirwa urupfu rwa sheri. Naraye niyumvisha ko ngomba kumenya uwagambaniye Sylvie byanze bikunze, kuko nakekaga ko nshobora kuhavana igisubizo gituma umutima wanjye ushyika mu nda ugatuza, kandi nkanamenya uwanditse rwa rwandiko rwanteraga ubwoba. Nazindutse mbwira madamu ko ngiye mu cyaro gusura umuryango wanjye, ariko sinamuhishurira ko ngiye gusura mukuru wanjye ufunze. Yansabye ko twaganira gatoya ndamwemerera, maze twicana mu cyumba mbona Deborah ahise apfukama imbere yanjye. Nahise ngwa mu kantu nibaza igitumye apfukama, aciye bugufi cyane bene ako kageni. Ntekereje neza numva nta kosa namushinja ryakamuteye gupfukama, ansaba imbabazi muri ubwo buryo, maze musaba guhaguruka ngo ibyo ambwira byose abivuge twicaye twese. Ariko yanga kunyumvira, arakomeza arapfukama. Natangiye kwibaza ubwoko bw'ikosa yaba yarakoze cyangwa yakoze ryatuma apfukama atyo. Natekereje ko wenda agiye kwirega ko yaba ari we wagambaniye Sylvie, nanone ntekereza ko yaba ari we wanditse rwa rwandiko, akaba wenda yarabonye uburyo rwampangayikishije, wenda akaba aketse ko n'iryo joro arirwo rwari rukintesha umutwe. Natekereje ko impamvu nibwiye ibyo ari uko ari byo naraye ntekerezaho, nongera kwibaza indi mpamvu yatera sheri wanjye kunsaba imbabazi apfukamye. Ntekereza ko kigomba kuba ari ikintu gikaze, wenda akagiye kumbwira ko umwana dufitanye atari uwanjye. Numvise ngizemo ubwoba, nibaza aramutse ari byo ambwiye aho nakwirwa, icyo namusubiza n'icyo namukorera. Numva sinabona uko nifata. Nawe yandebanaga impuhwe nyinshi, maze nyingingira kumubabarira, mubaza vuba na bwangu icyo yankoreye kimutiye kwitwara atyo, ansaba kubanza kumwemerera niba ndazimuha. Noneho numva arushijeho kuntera ubwoba, kandi icyo kuba umwana atari uwanjye sinari mfite imbaraga za kimubabarira, kandi aricyo natekerezaga ko agiye kumbwira wenda. Deborah namusabye kumbwira vuba vuba ko ari kunyereza, kandi kusaba adategeka, musaba kuvuga icyo yateguye atitaye ku gisubizo ari bwakire. Maze mbona n'impungenge nyinshi, amfashe ku mavi maze yubika umutwararira, atangira kuvuga. Yambwiye ko kuva twabana nk'umugore n'umugabo, ijoro ryakeye aribwo naragaragaje imyitwarire idasanzwe imutera guhagarika umutima yibaza icyabaye. Ambwira ko nubwo ntigeze nsinzira ko nawe atigeze agoheka. Ansaba kumubwira ikosa yaba yakoze ngo yisubire asaba imbabazi niba bishoboka. Numvise yarankangiye ubusa, musaba kumbwira ikindi yansabiraga imbabazi kitari iki, ati nta kindi. Maze muhumuriza amubwira ko nta ruhare afite mu kuntu naraye merewe, ko numvaga ndibwa mu nda gusa, ko kuvuga byambangamiraga, bityo ko yahaguruka kuko ari umwere, maze akandika nkagenda. Deborah yiruhukije maze arampobera, nuko musezeraho angeza ku irembo ndagenda nawe asigara mu rugo. Nageze mu burasirazuba i Kayonza iwacu, nsanga bose badahari, nta n'umwe uri mu rugo keretse umwana wa mukuru wanjye umwe ufunze. Namubajije aho abandi bagiye, ambwira ko bari mu murima. Nari naje ntabateguje kuko nanjye byari bintunguye, nari nabipangiyeho. Naricaye ngo nduhukeho gato, ariko nganiriza uwo muhungu mbereye se wabo, mubaza amakuru yo mu cyaro yose. Uwo mwana arayambwira, maze nawe ambaza uko i Kigali hameze, mwizeza ko nzamujyanayo. Natunguwe nuko uwo mwana yabyanze, maze mubaza impamvu yanze ko nzamujyana kumwereka i Kigali, ubundi abana benshi bashamadukira, maze ambwira ko adashaka ko nzamufungirayo. Natunguwe n'igisubizo cy'uwo mwana w'imyaka 9, mubaza aho yakuye ko mfungisha abantu, yanga ko hambwira. Maze nkora mu gakapu nari mfite, mvanamo amafaranga ngira ngo nyamushukisha amakuru menshi. Uwo mwana wacu ayo mafaranga narayanga. Nabwo mubaza igituma yanze amafaranga mwihereye, maze ambwira yuko ndi kuyamushukisha, nuko ndumirwa. Nahise mbona ko mu cyaro mpafite isura mbi kubera gufungisha mukuru wanjye. Ibintu ntahisemo byaje gutyo gusa bitewe n'urwango rwa mukuru wanjye. Nagizemo akoba nibwira ko abo twahuye bose bakanyakira bansekera bajijishaga, naho nabo wenda bashobora kuba bamfata nabi. Nibajije uko ababyeyi banjye bo bamfata, ngira amatsiko yo kuza kumva impumeko yabo, maze kubona ko ntacyo nabeshya ko kana k'agahungu. Noneho ntangira kugatiretesha amagambo kuko nari mbonye baratumye gafunga umutwe. Natangiye koroshya ibiganiro nkabwira ko ndi umushyitsi, rero nk'umuntu nsanze mu rugo yanyakiriza igihari, maze kihina mu mbere kazana agacuma karimo ikigage, kabanza gusomaho karampereza. Maze mubaza ibyo ari byo, abimbwiye nibuka ko nabaye umurokore, maze amubaza niba nta bushera buhari. Ambwira ko buhari kuko mu rugo bari bafite umuco wo kudaha abana inzoga,
bakabasigira umutobe igihe benze urwagwa cyangwa ubushera igihe bashigisha ikigage. Namubajije impamvu ampaye inzoga rero ambwira ko ari uko nabaye umuntu mukuru. Hanyuma mubaza impamvu asomyeho we ambwira ko ariko ajya abona mukecuru abigenza iyo agiye guhereza umuntu. Yasubiye mu cyumba nzanira ubushera turinywera, maze mubaza neza aho yakuye ko mfungisha abantu. Ambwira ko yumvise abantu bavuga ko nabaye umuntu ukomeye nsigaye mfungisha abantu ko nshaka. Nakaniye ako gahungu kacu nkabwira ko abo babimubwiye bamubeshye, kampakanya kambwira ko ari njye nafungishije papa wako. Ndagakanira nkabwira ko se ari mukuru wanjye bityo ntamufungisha, mbona ntikabyemeye neza. Nkabwira ko yazize ko bamukekeye kwicisha umuntu, nkabwira ko maze iminsi ndi mu iperereza kandi ko nasanze arengana. Nkabwira ko ahubwo turi bujyane kumusura aho afungiye, maze karishima. Iwacu bageze aho barahingura, batungurwa no kuhansanga, bambaza icy'ingenzi gituma nza ntavuze ngo banyitegure. Mbabwira ko naje bintunguye, nanze kubahamagara ngo ntabatesha kwikorera imirimo yabo. Mama yaranyakiriye ari karandakarira ndetse anambwira nabi, ngira ngo nafite imyumvire nk'iy'akagahungu ka mukuru wanjye, maze mubaza igituma nyereka ko atanyishimiye. Ambwira ko yabajwe n'ukuntu umwuzukuru we yagira amezi arenga 3 ntaramumuzanira ngo amurebe, nkanongeraho no gutinyuka kuza n'urutwe gusa ntamuzaniye umwuzukuru n'umukazana ngo baramutse. Narisekeye kuko numvaga atari ibintu birenze, maze na papa yungamo ko urubyiruko tugiye guta umuco. Nabiseguyeho mbonye bose babigize intambara, kandi nuko nabiteye n'ibibazo nari nibereyemo nyuma yo kubyara, kandi nubwo ibyo bibazo nibyo byari binzanye aho ngaho. Ariko ibyo ntabyo nababwiye. Icyo nababwiye nuko nisubiraho gusa ko ninsubira mu rugo turayipanga neza na madamu tukabateguza tukabona kubasura. Basobanuza uko umuhango ugenda, maze barabimbwira, banambwira ko banambuze kuri telefone kuko nibo bagomba kuba barabanje kuza kunsura. Nababwiye ko ngiye kubanza gusura mukuru wanjye nkabona kugaruka mu rugo, bambaza niba ndagaruka nkarara. Twarangije kurya njyana naho kana kacu gusura se, twagezeyo dusanga yarabyibushye cyane. Yaratubonye aratungurwa. Yumvaga ntatinyuka kuza kumusura, yumvaga naramwanze urunuka kuko nubwo yarazi karengana, yarazi ko nta kabuza nzi neza kare wagambaniye wari ugiye kumbera umugore Sylvie Mutuyimana, kubera amagambo yaranyibwiriye ubwo namusuraga iwe mu rugo twenda gukora ubukwe njye na Sylvie. Muribuka ko yambwiye ko atazemera ko mbazanira ikimuga mu muryango. Murabizi rero ko njye cyangenzaga byari kugira ngo umenye wanditse rwa rwandiko rwari rutugejejeyo. Mukuru wanjye kandi yatunguwe no kubona nzanye n'umuhungu we aho kuri gereza kumusura. Yaranamukumbuye maze umwana akimurabukwa yihutira kumugwamo, bahoberana urukumbuzi rwinshi. Mukuru wanjye njyewe yanze kunsuhuza, ahubwo mbaza impamvu imyaka 2 ishize yose ntamusuye ndetse sinagire n'ubwandiko mwandikira. Akivuga ibyo nese ntekereza kuri rwa rwandiko. Reka nkubire cya 39 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo ahakirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda, wowe icyo usabwa gusa nukureba munsi y'inkuru ukareba ahari buto koretse ijambo subscribe ugakandaho, ukahita ukanda akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyire cya 40 uzahite wakira ubutumwa bugufi ukomenyesha uko ngezeho ugahita ucyuma.